Adana kwiga muri boarding school zari inzozi ze kuva kera. Ahangaha rero ubwo yarimo parking buri kimwe cyose yerekeje ku ishuri yarishimye cyane. Yatangiye gutekereza uburyo agiye guhura n'inshuti nshyashya. Yumvaga mu by'ukuri ari byiza bimutegereje aho yari yerekeje ku ishuri. Ababyeyi be bari babyishimiye cyane kandi bari very supportive. Ubwo rero bari mu modoka berekeje ku ishuri, Adana yarishimye cyane. Ubwo yarimo agenda yitegereza hanze arebera mu kirahuri cy'imodoka, yatangiye kwibwira muri we ati ndabikoze, ibi nibyo nahoze nifuza mu buzima bwanjye. Muri we yatangiye kuvuga ati iyi ni itangiriro ry'ibintu byiza cyane kuri njyewe. Ubwo rero yarageze hano ku ishuri, iki kigo cyitwaga Queen College Lagos. Imiryango yarafungutse. Ubwo yabonaga campus uburyo yubatse, uburyo isa neza, umutima we watangiye gutera cyane. Mu by'ukuri akibona iki kigo, mu by'ukuri umwana akinjira muri campus yasanze ari buri kimwe cyose ababyeyi bari baramusezeranyije. Ababyeyi baramubwiye Adana wibuke igitumira ahangaha. Nuko mama aramubwira ati wite ku masomo yawe, aramubwira ati wirinde ibigari bitari byiza. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa yari afite inzozi nyinshi cyane. Uyu mwana w'umukobwa yari afite inzozi zo kuba umuloya, yari afite inzozi zo kuba umucamanza ndetse agashimisha umuryango we. Ubwo rero yarageze muri dortoir aho bararaga. Uwo mukobwa babanaga aho ngaho witwaga Ebere yaramuhobeye cyane, aramusuhuza ndetse amwishimiye. Aramubwira turakaza neza mu buzima bwo muri dortoir. Aramubwira ati ntago biteye ubwoba nk'uko bigaragara. Nuko Ebere arangije aramufasha ndetse amufasha no gusasa. Adana ahangaha yatangiye kumva yisanze, yumva yishimye. Ahangaha yari yisanze muri dortoir. Nubwo yabonaga bamusekera abona yisanze, ariko hari ibanga ry'umwijima ryari hari, ndetse iryo banga ry'umwijima ryari mutegereje. Nuko nyuma y'icyumweru kimwe Adana rero yaje kumenyana n'ikigurupe kimwe. Iki kigurupe cyari kirimo umukobwa wari ubakuriye bose witwaga Amaka. Fresh ngwino hano. Amaka yamuhamagaye rimwe ubwo bari kurya ibyo kurya bya saa sita. Adana yabanje kwanga. Wa mwana Ebera aramubwira ati bari abakobwa bitondere. Ko Adana yirengagije ibyo uyu mwana Ebera yari yamubwiye. Adana yaje kwegera wa mukobwa. Amaka arangije aramusekera cyane ubona amwishimiye. Aramubwira ati ugomba kugendana natwe nibwo uzabasha kusurvivinga ahangaha muri iki kigo. Adana rero yaje kwinjira mu kigurupe. Nuko rero umunsi umwe ari ninjoro, ya gurupe y'Amaka baje kubwira Adana ngo bajyane bajye kuganira. Ahangaha rero iyo bajyaga kuganira babyitaga ngo ni midnight chat. Ahangaha rero iyo bagendaga bakicara batangira kuganira amabanga yabo. Amaka arangije afata agacupa agahereza wa mwana Adana. Aramubwira ati ndizera kuri bubikunde. Adana yabanje kwanga kunywa, bose batangiye kumuseka. Ahangaha rero ntabwo ashaka kubona ari gusebera hagati yabo, yaje kunywaho. Ariko ku ijoro ryagendaga ryira bakomeje kuganira hagati yabo. Baje kugera ku biganiro byatumye umwana Adana yumva noneho atishimiye kuba ari ahangaha. Umukobwa umwe yaramwegereye aramubaza ati se mu buzima bwawe wari wakunda umukobwa mugenzi wawe? Uyu ni umwana w'umukobwa witwa Kemi wari umumajije. Umwana aramubwira ati oya. Aramubwira ati humura urakiga. Ubu ngo n'Amaka wari bimubwiye. Ahangaha bimubwiye ari no kumusekera ndetse amwegera. Adana ahangaha yarasetse ariko n'amasoni, ntabwo yumvaga mu by'ukuri amagambo bari kumubwira yariyo, ndetse ntarimo asobanukirwa aho bashaka kumuganisha. Ahangaha rero hari kuwa gatanu ari nijoro. Ahangaha dortoir yose yari cecetse. Ni ya groupe rero yaje gutegura mu masaa sita y'ijoro kujya kuganira nanone. Ahangaha ni ahantu bari barateguye bakundaga kujya kwishimishiriza. Nuko Adana rero yatangiye kumva adashaka kujya hari ahantu ubwo yari amakiramo ikanzu yararanaga. Ariko nyuma umutima waje kumupushinga ajyayo. Ubwo rero yaragezeyo, yari amaze kwinjira aha hantu, yasanze babakobwa bicaye basa nkaho bakoze psycho, bakoze uruziga. Bakimubona barangije baramubwira bati Fresh ngwino hano, ngwino wicara ahangaha. Uwo ni Amaka wari umutegetse.
wa mukobwa wayoboraga kino cy'ugurupe. Ubwo rero batangiye kuganira, batangira kuvuga ibyerekeranye n'abarimu, ariko baje kugeramo hagati ikiganiro kiza guhinduka. Nuko Adana baramubaza bati se Adana, waba warigeze gusoma umuntu byibuze rimwe mu buzima bwawe? Uyu ni wa mushefu wabo Amaka warumubajije. Mu by'ukuri uyu mukobwa yavugaga ijwi rye ryasaga nkaho ritegeka. Buri wese aho ngaho yarajijete, nuko amaso yose bayerekeza kuri uyu mwana w'umukobwa Adana. Adana yatangiye kugira ubwoba, nuko aramusubiza ati oya. Nuko Amaka arangije amubwira turi innocent. Aramubwira ati humura, dushobora kugufasha. Muri ako kanya Adana yatangiye kumva igifu kimuriye. Mu gihe Adana ataragira ikintu na kimwe avuga, Amaka yaramwegereye atangira kumwongorera. Aramubwira ati relax, ndizera gutwizera. Ntabwo twizera se? Wa mwana w'umukobwa yaje kugwa mu mutego. Nuko Amaka aramubwira ati oya, ntabwo birenze, ndashaka kugusomaho gatoya gusa, byonyine kugusoma. Batangiye kumubwira ati ntabwo ari pectile. Aramubwira ati buri umwe wese hano yarabikoze. Bamubwira ati Adana, no kwishimisha nta bindi birenze. Amaka rero yaje kwegera uyu mwana w'umukobwa. Wa mukobwa Amaka yaje kumuhatiriza, noneho aramusoma. Noneho abandi batangiye kumubwira ati rero noneho ahangaha ubu baye umwe muri twebwe. Baramubwira bati urimo urakura, ndetse ubu ngubu twamaze kukubatiza wabaye umwe muri twe. Baramubwira bati ubu ngubu hano urarinzwe umwamikazi. Ariko ubwo ijoro ryari ririmo rigenda rikura, ya gurupe yaje kugira noneho ku rundi rwego. Mu by'ukuri ahangaha hari ikintu kidasanzwe cyari kigiye kuba kuri uyu mwana w'umukobwa. Muri iryo joro ubwo yari aryamye ku gatanda ke, umwana yatangiye kurira. Yese yihanagura amarira vuba vuba, afite ubwoba yuko hari umuntu wamubona ari kurira. Mu by'ukuri muri we ntabwo yiyumvishaga ko ubu ngubu ari bwo bushuti yaje yishimiye, yumvaga azagira hano kuri iki kigo. Nuko rero wa mukobwa Amaka yaje kwegera uno mukobwa Adana, arangije amubwira amabwiriza agomba kugenderaho, amabwiriza bagenderaho hano mu kigo. Aramubwira ati ababyeyi ntabwo batwumva, turi abanyabwenge kubarusha. Adana ahangaha ashaka kuresistinga, ariko gurupe yari imwegereye yari strong cyane. Adana, urimo urahinduka cyane, uyu ni wa mwana Ebere wari urimo bimubwira. Aramubwira ati nta nubwo ukiza kwigana nanjye, ese byagenze gute? Ese niki kiri kugenda hagati yawe ndetse n'iriya gurupe? Adana asa nkaho abyirengagiza. Nuko Ebere aramubwira ati witonde cyane, witondere iriya gurupe. Aramubwira ati ntabwo ari buri umwe wese ugusekera uba ari inshuti yawe koko by'ukuri. Aya magambo akiyamubwira, yahise asa nkaho ari ikintu akora mu bwonko bw'uyu mwana w'umukobwa Adana, ariko yahise afata arayirengagiza. Atangira kwiyumvisha yuko uyu mwana Ebere yatangiye kumugirira ishyari. Nuko tugarutse ahangaha rero mu rugo, mama w'uyu mwana Adana yatangiye kubona yuko umukobwa we yahindutse. Mu by'ukuri yitegerezaga umwana w'umukobwa, yabonaga ari umwana usigaye umeze nkaho afite utuntu twinshi cyane mu mutwe we. Umwana yatangiye guceceka cyane ndetse akajya asubiza nabi. Nuko umugoroba umwe mama aramaze ati ku ishuri bimeze bite? Adana aramubwira ati ni sawa, ibintu bimeze neza. Ahangaha yamushubije yanga kumureba, asa nk'ureba ku ruhande amujijisha. Ariko mu by'ukuri mama we ntabwo yabaye convinced, yabonaga hari ikintu cyahindutse mu by'ukuri kuri uyu mwana w'umukobwa. Adana rero ahangaha yatangiye kwiga kubeshya ababyeyi be. Cya cyizere bari bafitanye hagati ye ndetse n'ababyeyi be, ahangaha noneho cyatangiye kugenda cyangirika. Papa we na mama ahangaha bari bicaye muri salo umugoroba. Adana kuva yagera mu rugo yaramaze kuvuga amagambo abiri yonyine. Ahangaha mwibutse ko Adana yari ari mu biruhuko. Wa mwana wari vibrant, wa mwana wakundaga kuvuga cyane, ubu ngubu noneho uyu mwana yavugaga amagambo makeya, kandi ubona yuko yirengagiza cyangwa se ashaka kuba kure ya buri umwe wese. Mama we yaje gukomanga ku rugi rw'icyumba cye. Adana yaje avuga ati injira. Mama yarinjiye arangije amwicira uruhande rwe ku buriri. Adana, buri kimwe cyose kimeze neza?
mama meze neza. Adana nanga yamusubije atanamurebye mu maso, arimo yirebera muri telefone. Nuko mama aragishigikiza umutima. Mama aramubwira turabizi mwana wanjye, ugomba kuvugana nanjye, buri kimwe cyose wifuza. Ariko aricecekera ntiyagira kinamubwira. Muri iryo joro abwira umugabo ati uriya mwana hari ikintu kitagenda kuri we, ndumva muri ngiye mbyumvisha ko uriya mwana atameze neza, uriya mwana yarahindutse. Umugabo aramubwira ati burya abatineja, abana bakibyiruka, hari ibyiciro bageraho bagahinduka. Nuko rero mama we kugira ngo amenye ukuri neza yaje gusaba audience ngo ajye kuganira n'umuyobozi w'ikigo. Nuko akihagera yabwiye umuyobozi, aramubwira ati ndumva muri yemeze nkaho ndi kubura umwana wanjye. Uyu umukuru w'ikigo aramwitegereza, aramubwira ati turabizi neza ko hari abana b'abakobwa basa nkaho bageze ahangaha, bamaze igihe bamaze kumenyera, bakunda gufata abana bakiri bashyashya bakabashuka, bakabukoresha ibintu bashaka cyangwa se bakabigisha imico itari myiza. Ahangaha mama yatangiye kugira ubwoba. Mu by'ukuri umubyeyi kuva yabona umwana we yatangira kuri iki kigo, yahoraga abona ko byanze bikunze hari ikintu kitagenda neza. Ariko acyumva noneho ko uyu muyobozi w'ikigo amwemereye yuko ibyo bintu bibaho, ahangaha noneho yumvise umutima uhagaze, yumva amaraso ye atangiye gushyuha, atangiye gukonja. Aramubwira ati ndakwinginze mfasha mbashe kuba narokora umwana wanjye ndi kumubura. Muri uwo mugoroba Ngozi yaje gufata umwana we Adana, bajya muri cafeteria baricarana. Nuko abwira umwana we ati Adana, ndabizi hari ikintu kitagenda neza kuri wowe, ntabwo ukiri Adana wanjye nzi, mama ameze neza. Adana yatangiye kurira aho ngaho. Nuko mama aramwegereza aramubwira ati mwana wanjye ushobora kumbwira buri kimwe cyose, wambwira buri kimwe cyose wifuza, ndi mama wawe. Adana arangije areba ku ruhande, atangira kumva yicujije, ndetse atangira kumva afite ikimwaro ndetse n'ubwoba bwinshi cyane. Nuko muri iryo joro ubwo yararyamye, Adana atangiye kumva amagambo mama yamubwiye amuremereye cyane. Ko Adana yaje noneho gufunguka, abwira wa mugenzi we Ebere, aramubwira ati Ebere, naguye mu mutego, Amaka ndetse na bagenzi be bankoreye ibintu bibi. Ebere yarangije zunguza umutwe, aramubwira ati ntabwo wagombye kugumana nabo, humura tugiye gukemura ibi bintu bye nawe. Bwa mbere mu mezi yarashize, Adana muri we yumvise afite icyizere. Nuko tugarutse hano rero kuri ya gurupe ya Amaka, Adana none yatangiye kurakara ndetse yihagararaho, ndetse na za nama bagiraga za nijoro ntabwo yarakizijyamo. Nuko mama we amaze kuvugana na kansala, mama wa mwana yahisemo kujya kubibwira papa w'umwana. Nuko bose uko ari babiri baje gusaba yuko habaho inama y'ikigo. Ibi ngibi ni ibyerekeye abakobwa bacu. Uyu ni papa wa Adana wari kubivuga. Ibi ngibi ni ibyerekeye kurinda abana b'abakobwa bose biga muri iki kigo. Nuko principal arangije ababwira yuko ikibazo cyabaye bazagikorera investigation bakamenya uko ibintu bimeze. Icyumweru cyakurikiyeho, ahangaha ikigo cyasohoye amategeko agenga abakobwa bakuru muri iki kigo ndetse n'abatoya bakinjiramo. Mu by'ukuri uyu mwana bari bamaze kumusetinga free, yaramaze gutandukana na ya influence y'aba bakobwa bakuru kuri we. Ariko yarabizi neza ko inzira agiye kugenda kugira ngo yongere yubake, yongere ahinduke wa wundi yari we mbere, ari inzira ndende. Adana rero yatangiye kumara igihe kinini cyane ari kumwe na wa mwana w'umukobwa w'inshuti Ebere, ndetse n'abandi bana b'abakobwa bari focused ku masomo yabo. Gake gake ya Adana yaje kongera yiyumvamo ubuntu bw'umuntu, uri umunyembaraga cyane kurusha uko bitekereza. Ahangaha Ebere wari umushyiramo imbaraga umunsi umwe. Adana yarasetse, aravuga ati mbanagerageza. Nuko mu biruhuko byakurikiye, Adana yaje gufunguka noneho aganira n'ababyeyi be, ababwira buri kimwe cyose cyabaye. Aravuga ati mumbabarire ntabwo nabashije kubibabwira mbere yose. Ibi ngibi yabivuze ari marira menshi. Ko mama arangije aramuhobera amwegereza, aravuga ati umwana wanjye Adana, icyaba cyose umwana wanjye, icyakubaho cyose twakijyanamo njye nawe.
Adana rero iki kibazo yari yaragiyemo, iki kibazo cyari cyaramubayeho cyatumye arushaho noneho ku experiencinga uburyo yakagombye kubana n'umuryango we. Ababyeyi be baje kubona agaciro, baje kwiga agaciro ko creating space, gushaka umwanya wo kuganira cyangwa se kuba hafi y'abana babo kugira ngo byibuze bamenye ese abana babo babayeho gute. Kuba umubyeyi ni ibintu bikomeye cyane kurusha gutanga amategeko ndetse n'ibyerekeye kumva abana banyu. Nuko ubu umwaka warurangiye, Adana yaramaze gukura ndetse Adana ari very confident ndetse yarakize. Adana rero yaje kuvamo umwana w'umukobwa uzi ubwenge, umwana w'umukobwa umumotivating abandi. Nuko ubwo Adana rero yari hano kuri stage, atangira kureba ababyeyi babo bari bahagaze, arangije arishima cyane, araseka, aterurijwe aravuga ati ntago ndi perfect ariko ngubu ndakomeye cyane. Urugendo rw'umwana w'umukobwa rwari urugendo rukomeye cyane, ariko yaje kumenya agaciro ku kwizera, kwihana ndetse no kumenya uburi we. Urugendo rw'uyu mwana Adana rwari rumeze nkaho ari gukangura, atari kuvuga ngo ruramukanguye we, ahubwo gukangura ababyeyi be. Ubwo rero bari bavuye hangaha mu birori byo kugraduatinga, uyu mubyeyi we, mama we Ngotse, yaje kumubwira ati nyamara mwana wanjye hari ibintu twigiye mu rugendo rwawe. Amashuri aforma abana, ariko buri kimwe cyose gitangirira mu rugo. Ibyo ngibyo yarabibwiye umugabo we. Twakagombye gusengera abana bacu cyane ndetse tukamenya aho tubohereje. Ntabwo ari ibyerekeye ibigo byiza cyangwa se amashuri meza, ahubwo nicyerekeye indangagaciro z'ibyo bigo. Babyeyi mube maso, mujye mumenya ese abana banyu mubohereje hehe, kandi nimuzigere muyumvisha muri mwebwe yuko abana bakiri batoya ku buryo badashobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Mufungure communication, muganire n'abana banyu ndetse mujye muhora musengera abana banyu, mujye muyobora abana banyu atari uko mubategeka, ahubwo mujye mubayobora mu buryo munabumva mu mbaraga zabo nkeya. Shuti bavandimwe rero bakunzi ba Behind the Walls Series, mwakoze kubana nanjye kuva kwitangira kugera ku iherezo ry'inkuru. Nizere ko mwigiyemo inyigisho ikomeye cyane. Nkuko bisanzwe rero mujye muri comment section mumbwire icyo mwakuyemo, kandi ndabizi neza ntashidikanya yuko hari icyo ibafashije. Ndabibutsa yuko nimba utarakora subscribe ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi cyose ushizeho iyindi nkuru. Mwakoze guhitamo Behind the Walls Series. Ciao ciao.